bahinduka abasore Imana yawe aburama iduka yahozeho kandi iriho izahoraho ni Alpha na Omega. Nari umusore none ndashaje ariko sinari nabona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya iduka yahozeho kandi iriho izahoraho ni Alpha na Omega. Iduka yahozeho kandi iriho izahoraho ni Alpha na Omega. Twishimiye kubakira muri aya masengesho rero yo gusengera igihugu. Uyu munsi turibanda ku cyo twita imisozi cyangwa se sectors eshatu. Harimo itangazamakuru, harimo arts cyangwa se ubugeni, harimo na entertainment cyangwa se imyidagaduro. Tukaba rero twabatumiye muri aya masengesho adasanzwe. Insanganyamatsiko y'uyu munsi mu Cyongereza iragira iti leading well as a responsible influencer, cyangwa se kuyobora neza nk'umuyobozi w'indangagaciro, w'icyitegererezo kandi wubahiriza wuzuza inshingano ze. Nitwa Umuhoza Barbara, nkaba ndi buyobore aya masengesho y'iki gitondo. Reka mbonero kwakira umuyobozi wa Rwanda Leaders Fellowship, Moses Ndahiro, ntambwe ze hano imbere atugezeho ijambo, aranatubwira umushyitsi wari umwicaye iruhande, hanyuma aranatuyobora mu isengesho ryo kwakira umwigisha w'uyu munsi. Kaze Moses. Mwaramutse kandi reka mbonereho kubifuriza gukomeza kuryoherwa bagifata amafunguro. Bon appétit. Agize neza Barbara Umuhoza kunyakira, nanjye reka mbonereho mwese mbakire muri ano materaniro ya Rwanda Leaders Fellowship. Nkuko yari abikomojeho, amazina yanjye nitwa Moses Ndahiro, nkaba ari jyewe wahawe iyo nshingano n'abanyamuryango ba Rwanda Leaders Fellowship kugira ngo njye mbahagararira mu nshingano zimeze
nk'izi ngizi zo kwakira mwese muri ahangaha. Imana ibahe umugisha. Uyu muryango Rwanda Leaders Fellowship benshi hari abawuzi, hari abatawuzi neza, hari abazi Rwanda Leaders Fellowship, hariho abazi prayer breakfast gusa bikagorana rimwe na rimwe kubihuza, ariko nagira ngo mbonereho amahirwe yo kubasobanurira Rwanda Leaders Fellowship. Rwanda Leaders Fellowship ni umuryango wa Gikristo uri regulated na Rwanda Governance Board. Ntabwo ari ikigo cya leta, ni umuryango watangijwe n'abayobozi bari hagati muri twebwe kuva mu mwaka w'1995 watangijwe kubera hariho icyifuzo cyo kujya duhuza abayobozi nk'amwe kugira ngo mu by'ukuri habeho gusenga, habeho kungurana ibitekerezo. Uwo muryango rero washinzwe n'abayobozi. Icyo gihe abawutangije yari Dr Ambassador Charles Murigande afatanyije na Dr Rev Antoine Rutayisire, ndetse bafatanyije na Bwana Gedeo Rudahunga. Kuva icyo gihe batangije uyu murimo, ari n'ikintu dushimira Imana yuko na magingo n'ubu ugihagaze kandi ugikora umurimo wayo. Ari ikintu nagira ngo mumfashe dushimira Imana yuko yabanye natwe imyaka yose. Nkuko nari mbikomojeho, hari abazi uno muryango kuri National Prayer Breakfast iba mu kwezi kwa mbere. Abambanjirije bagiye babikomozaho bavuga yuko mu by'ukuri duhura buri wa kane, n'abayobozi bahura bagasengera igihugu, bagasengera abayobozi, bagasengera sekiteri zose zigize iki gihugu buri wa kane. Ndetse mbere byari kuwa gatatu, ariko biza kwimuka bijya kuwa kane kubera yuko ari umunsi wari unogeye abayobozi benshi. Tugahura nanone rimwe mu kwezi gutya, tugahurira ahantu hatari idini runaka ariko twese twisanze, kugira ngo mu by'ukuri rimwe na rimwe uyu murimo utazitirirwa nanone idini runaka, kuko duturuka mu madini n'amatorero atandukanye. Duhura rero nta kindi no kugira ngo twungurane ibitekerezo, dufashanye nk'abayobozi, buri umwe agire umusanzu atanga mu kubaka iki gihugu. Rwanda Leaders rero dufite umurimo mu magambo y'icyongereza ivuga to instill godly values in leadership, kwimakaza cyangwa kureba uburyo indangagaciro zishingiye ku Mana yacu yo mu ijuru zagaragara mu buyobozi ubwo ari bwo bwose. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kubana namwe nk'abantu bari muri media, arts and entertainment. Bamwe muri mwebwe ndetse benshi muri abafatanyabikorwa ba Rwanda Leaders Fellowship. Uyu murimo dukora ntabwo twawukora tudafatanyije. Uyu munsi rero nka Rwanda Leaders Fellowship twari twabonye ari amahirwe yo kubashimira. Imirimo myinshi yagiye imenyekana mu gihugu kubera uruhare rwanyu. Benshi mwarazaga tugafatanya, mukadufasha guhimbaza no kuramya Imana, amakuru mukayatanga neza. So uyu munsi rero twabonye yuko kubatumira mutaje mu kazi, mutaje mu gikorwa, ahubwo mukaza nk'abayobozi ari ikintu cyanezeza imitima yacu. Tukaba rero tubashimira cyane yuko ubwo butumire bwitabiriye mukagaragara muri benshi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Icyo twifuza nuko nk'abafatanyabikorwa twakomeza kugenda twese tunoza inshingano zacu, ariko tukarushaho nanone kugenda natuziranye, kuko uyu murimo dukora turawufatanya namwe mu mirimo itandukanye Imana mwese yagiye ibahamagarira. Mwese mbaha ikaze, mukomeze kugubwa neza. Mbonereho gushima Imana, nsenge, hanyuma twakire Dr Rev Antoine Rutayisire aza tugezeho ijambo yateguriye. Uwiteka Mana igira neza,
turagushimye kubw'iki gitondo, turagushimiye yuko uri Imana yumva amasengesho, uri Imana yabanye natwe nk'igihugu myaka yose. Twaragusenze, wumva gusenga kwacu, uradusubiza. Uyu munsi Nyagasani twaje imbere yawe nanone kugira ngo tunezererwe imbere yawe, tugushime kuri Imana yo kwizerwa, ubane natwe, uvugane n'imitima yacu, ubane n'umukozi wawe Rev Antoine, komeza Nyagasani kumukoresha by'ubutwari, atwubaka nk'abanyarwanda, nk'abayobozi. Reka ijambo ryawe ribe ubuzima hagati muri twebwe, umukoreshe mwuka wawe mubeho Nyagasani, kugira ngo akomeze kutuyobora mu ijambo washyize ku mutima we, mu buryo twese mwami biri buguheshe cyubahiro. Reka iri jambo tugiye kumva uyu munsi ye kuza gusigara hano, ahubwo Nyagasani ribe transformational mu buzima bwacu, mu mirimo yacu, ndetse ne mu nshingano twese waduhamagariye. Nk'umugisha abayobozi bari muri media arts and entertainment, habwa icyubahiro yuko bahaye izi skills, ukabaha ubumenyi Nyagasani, bakaba barahisemo gukora uno murimo, byubaheramo umugisha uko ubona biguye, bagirire neza muri byose. Ibi byose tubigusabye tubyizeye mu izina ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Reka mbanze nshimire chairman wacu mpaye ijambo, nshimire n'abamoderatinze, nshimire n'abari baririmbye neza cyane. Ikiganiro bampaye gutanga kiravuga ngo leading well as a responsible influencer, kuyobora neza. Influencer ngira ngo riri mu magambo naburiye ikinyarwanda. Ndabona abanyamakuru hano bize Nazareth, nanjye niyo nize, ariko rero n'ikinyarwanda ndakiza, ariko nacyo nize. Ariko influencer ni ijambo ritoroshye kuribona ngo ubone rwose equivalent nziza, wumve uvuga ngo narihinduye iri niryo. Ariko murabyumva, abari hano bose ndumva izo ndimi zombi muzumva. Cyambere ndashaka kugira ngo mbanze mvuge ku kintu cyitwa leading well, kuyobora neza. Kubera ko kimwe mu bibazo isi ifite, ntabwo ari u Rwanda, ntabwo ari Afurika, kimwe mu bibazo isi ifite ni iryo jambo ryitwa leading well, kuyobora neza. Kuko n'ibihugu twibwiraga yuko biyobowe neza birimo biragaragara yuko birimo kwanga. Ni iki gituma abantu batayobora neza? Muraza kubona aho bihurira n'iki kiganiro ngiye gutanga, ariko ndaza kubihuza na Bibiliya. Kuko abantu twatumiye uyu munsi ni abantu bari muri media, bari muri art, bari no muri entertainment. Nibo mbese abashyitsi, abatumirwa bakuru. Buriya nimwitegereza neza, hari ikintu kimwe bajya bavuga, mbyumva kuri radio kenshi, ngo icyambere ni amakuru. Ariko burya iyo naguye ngo icyambere ni amakuru, iyo bishyize muri leadership cyane cyane yo muri no minsi, ushobora kwibaza ngo ariko burya icyambere ni amakuru. Ahubwo wagombye kwibaza ngo icyambere ni ayahe makuru, cyangwa icyambere ni amakuru amariki. Kuko hari igihe isi turimo irimo abantu benshi bafite amakuru, bafite information. Einstein yaravuze ngo icyambere ntabwo ari information, icyambere ni imagination. Kuko hari abantu benshi bafite ikidendezi cyangwa ikirundo cyangwa umusozi w'amakuru, bafite information, bafite umutwe wuzuyemo information, ariko zitari digere. Bese ntibabe baraziyunguruye ngo bazisye noneho bazibyaza umusaruro. Ugasanga ashobora kuguha amakuru ku byabayeho byose, ariko ntacyo byamwigishije. Icyo ni nacyo kibazo dufite mu isi ya none. Isi ya none ifite information zirenze.
kubera ko dufite internet, dufite radio, dufite televiziyo, dufite ziriya za social media z'uburyo bwose, abantu bafite amakuru. Ikintu kibera muri Amerika uyu munsi n'isaha itarashira, no mu Rwanda tukaba tubizi, no mu cyaro cyacu babimenye. Dufite information ariko ntiduhinduka. Rero kuyobora neza, ndetse hari umugabo witwa Friedman yanditse igitabo cyitwa A Failure of Nerve, Leadership in the Age of the Quick Fix. Donc aravuga ati ibintu birimo birapfa. Failure of Nerve ni ukuvuga ngo abantu, sinzi na failure of nerve ko nashyira mu Kinyarwanda, mbese abantu barakora ariko ugasanga bigeraho bigacika. Kuyobora mu gihe abantu bashaka ibisubizo byihuse, quick fix. Aha rero ndagira ngo tuze kubihuza noneho turebe leading well, icya kabiri as a responsible influencer. Niyo magambo abiri nafashe ari buyobore kino kiganiro. Reka mpere kuri leading well. Icya mbere, leading well, kuyobora neza, bigira inkingi zibishyigikira. Inkingi ya mbere abantu badakunze kwitaho ni inkingi yitwa character, icyo uri cyo muri wowe. Kuko turaza kubibona nimbihuza na Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Ni amagambo dusanga mu Migani. Reka wenda nze kugenda nsoma ibice kugira ngo nze kwihuta. Icyo nicyo bita character. Imigani ibice 4 umurongo wa 23, kuko ndakomerezaho njyana no mu, baravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Donc umutima wawe, ibiri mu mutima wawe nibyo bizinforming information utanga, n'uburyo uyiyungurura, n'uburyo uyiha abantu. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Noneho umurongo ukurikiyeho 24 ukavuga ngo ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Ubwo winjiye muri media, winjiye muri communication, winjiye mu magambo. Ariko byatangiriye hehe? Byatangiriye mu mutima. Ndetse n'imigani y'Ikinyarwanda ikanahura na Bibiliya iravuga ngo akuzuye mu mutima niko gasesekara ku munwa. Automatically ushatse gusesengura media tubona, ugasesengura n'amakuru tubona, wahera aho ngaho. Kuko muri leading well barakubwira ngo ikintu cya mbere cyubaka leadership ni character. Ngira ngo abo tujya tuganira kenshi nkunze kubaha pillars enye, ubundi uwize leadership wese abazi. Leadership barakubwira ngo yubakira kuri pillars enye, yubakira kuri character ni C. Bayita case ya leadership, case CASE, case of leadership. Iyo na abbreviation. C ni character, A ni attitude. Attitude uko bayidefine baravuga ngo ni character yagiye hanze. So ni umutima wasohotse ukagaragara hanze. Ni kakuzuye umutima kasesekaye ku munwa. Sibyo? Kuko iyo uri umunyagasuzuguro, iyo uvuze uvuga nk'umunyagasuzuguro. So agasuzuguro niko gasohoka muri wowe. Iyo uri umunyamanyanga, iyo uvuze amanyanga ni yasohokamo. Iyo uri umuhehesi, unyura ahantu hose ubuhehesi bwawe bukagaragara, ugatangira kuvuga amagambo nyine y'abahehesi n'abasambanyi. Attitude ni character yagiye hanze. Hanyuma S muri case ni skills. Kugira ngo uzagire leadership nziza hariho skills ugomba kuzamura muri wowe. Ngira ngo abakora iby'itangazamakuru na entertainment, niyo waba uri no mu muzika no mu bindi, hari skills z'ibyo bintu ugomba kugira. Ntabwo ari ugupfa kwidumbura. Ariko nimwitegereza, ni nacyo kibazo dufite muri no minsi. Muri iyi domaine yanyu ya media na entertainment, umuntu arabyuka mu gitondo agatangira urubuga rwa YouTube. Nta kintu azi no gutanga interview ntabyo azi. Noneho akajya atabira ibintu byose bibonetse, umugore ngo basambanije gutya, waryaga imbwa n'ibikeri, wageraga gute, ahubwo tubungu hano icyambere ni amakuru. Kibaze aya ni amakuru agamije iki? Nabyo turaza kubigeraho ningera ku bintu bya art nk'uko Imana yibona. Leading well, so
skills, hanyuma icyanyuma hakazamo na experience. Iyi hanyuma ni experience, kuko ibyo ngibyo iyo character yawe uyitaho buri gihe, na attitude yawe ukayitaho, na skills zawe ukazitaho, barakubwira ngo experience ni character plus attitude plus skills multiply by time, ukabikuba n'igihe. So niba ibintu warabyitaho ukamara imyaka ubyitaho, uzasaza ubizi neza. Wenda hari ikintu kimwe nashimira Imana, abantu benshi bari muri media mu Rwanda ni bato, no muri entertainment. U Rwanda burya ni igihugu cy'abantu bakiri batoya, ariko iyo ugiye nko muri Amerika usanga ahubwo abantu b'abanyamakuru bakomeye ni abantu b'abasaza. Kubera iki? Babimazemo igihe, bari experience yabo ituma bavamo ba bantu nyine bamaze gusobanuka. Ariko natwe dushobora kuzagerayo nimutangira gukorera ku bintu biri qualitative hakiri kare, kubera ko iyo ucuruza ibitaribwa, turaza kubibona nabyo mu migani imwe n'imwe, ntushobora gutinda ku isoko. Njya mbibwira abantu, hari n'abantu bahangayika ngo YouTube ngo iri ibintu by'imyanda, ngo nkabwira nibiriya ntimugahangayike rwose, ntibizatinda ku isoko, kuko inkuru z'umwanda zabona imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, ariko ntazabona izahora avuga kuzarinda saza. Ikindi cyongera kuri leading well, nanone ndi buze guhuza n'ibya media ngiye gusoza, ni ikintu cyitwa purpose. Kuyobora ufite aho uganisha, kuko hari igihe njya mbibaza abantu bamwe na bamwe, wenda mbaho urugero kuko ndabwira cyane cyane bari muri media. Hari umudamu umwe yigeze kunshaka arambwira ati ko njya mbona uvugana n'abantu bafite YouTube, ati wazabampaye nanjye tukavugana. Habana se urumva ushaka kubabwira iki? Ati hari ibintu byambayeho nshaka ko banshyirira hanze. Habana se ibi bintu byakubayeho ko numva ahubwo ndi wowe ntabishyira hanze. So hari ibintu byamubayeho ashaka gushyira hanze, ariko ku bwanjye je sinabishyira hanze, kandi ngira ngo mujya mubibona. Icyo ni ikintu cyitwa leadership without purpose. So umuntu baramufashe baramusambanya. Ese kwishyira hanze ukabwira abantu ko bajyaga bagusambanya ni ukugira ngo uhavemo iki? Abantu muri media muraza kudufasha, kuko ubu ngubu ndimo ndabacalenginga ku byo mukora. Muze kutubwira iyo ukoze urubuga rwa YouTube ukajya ushyiraho bene abo bantu ngo byagenze bitya byagenze kuriya, purpose ibirimo ni iyi. Kuko ubundi dore definition ya leadership nkunda ituma ibyo ngibyo mbibabwira gutyo. Jewe leadership niyo nize, by the way, niyo nakoze mu masters na doctor. Ariko mu definition arenga 400 twabonye, jewe iyo nakundaga yaravugaga ngo leading, ngo kuyobora, is exerting influence in a given group. Donc ntabwo ari position, ni exerting influence. Naho mbihuriza na topic bampaye umunsi, exerting influence. Uranabyumva ko noneho niyo mpamvu rimwe muri bwumve impamvu media iri powerful. Leading ntabwo ari ufite position, ni uko exercisa influence, ni ukuba umusemburo mu itsinda runaka. Ariko agace kayo ka nyuma k'iyo nyito karavuga ngo towards goals of common beneficial interest, ngo ubaganisha ku ntego zifitiye umumaro bose. So iyo ufashe iyo definition uribaza ati ko uyu mugore uje kumbwira ngo nimwamamarize uburyo yafashwe, inyungu ubyumva ari bukuremo ni iyi? Ese uyu nguyu umfashije we inyungu ari bukuremo ni iyi? Ese giye ubitangaje publike yose ngamije kuyungura iki? What is the common beneficial interest muri abo bantu bose bari buze kurya muri iyo restaurant yanjye yitwa YouTube channel? By the way, usomye icyo gitabo cya Friedman kivuga kuri a failure of nerve muri leadership, aravuga ngo isi yuzuyemo abantu bari anxious, ngo bakeneye distractions, donc bakeneye bibarangaza kubera ko ubuzima burabahangayitse. None ugasanga abantu bahugiye mu kumva ibidafite umumaro kubera yuko bahangayitse, barashaka entertainment. Nimuzagende murebe ikintu gifite aba viewers benshi ni za Papa Sava, ni za bene nkizo nyine, kubera iki abantu bakeneye ibibarangaza. By the way, impamvu nanjye mbizi nuko iyo
iyo naniwe nimugoroba nanjye hari ibyo ndeba kugira ngo nirangaze just for the sake of it. Ariko ntibikuraho ko nubikora turaza kubibona ushobora no kwantoteninga abantu ariko ufite purpose. Kuko leadership iteka ryose igomba kugira purpose, igomba kugira ikintu ibigamije kugira ngo ishobore kuba ikoze neza. Noneho nyihuze na kiriya cya kabiri ninjire muri biri hanyuma nze gusiga mu mwanya w'ibibazo. Responsible influencer, twamaze kubona ko leadership is influence. So umuntu wese uri muri influence aba ari muri leadership, cyane cyane abantu muri media. Niyo mpamvu bayita ngo ni ubutegetsi bwa kane, hamwe na hamwe niko bayita, kandi nibyo. Hariho na za leta zijya zikurwaho na media, abantu bakajya kuntuza bakakora hanyuma bagasakuza abaturage bakigaragambya leta zikavaho. Donc ni power, ariko iyo power iyo uyikoresheje igomba kugira purpose, igomba kugira ikimara, kuko leadership iteka ryose igomba kuba ifite ikintu igamije. Ariko nitugaruka kuri responsible, iryo jambo responsible iyo urikurikiye nanone muri leadership baratubwira ngo ibintu bibiri nibyo biranga responsible leadership. Icya mbere igira purpose, igira intego, icyo cyo nakivuzeho. Icya kabiri yita ku iherezo ry'ibyo arimo gukora. Niyo mpamvu uzabona iryo jambo rinagaragara no mu mapublicité y'inzoga, barakubwira ngo drink responsibly. Ubu kubera iki? Kubera ngo niba ugiye kunywa unywe wibuka yuko hari ingaruka ziri buze mu kunywa kwawe. Drink responsibly. N'ibindi rero byose dukora tugomba kubikora dufite iyo sense of responsibility. Reka noneho ninjire mu bireba abashyitsi bacu uyu muzi, ubwo nari nkiri muri definition de terme. Abakademisiyo nicyo kibazo tugira, dutinda mu madefinisiyo y'amaterime no kubanza kumva neza topiki, ariko ubwo igice kinini namaze kukivugaho. Icya mbere rero ndagira ngo mpere kuri communication with responsibility. Nimwitegereza neza, navuga ngo ngiye kubihuza n'Imana na Bibiliya. Nimwitegereza neza abantu bize art, abantu wenda bize literature, nabonye umuhano babarore n'abandi, muzi yuko muri kura ya literature higeze kubaho ikintu cyitwa art for art's sake. Mbese gukora ubuvanganzo cyangwa ubugeni gusa kubera ko uri umwartiste. Umwe mu bantu bamamazaga cyane iyo mitekerereze yuko art itagomba kugira purpose, uwitwa Oscar Wilde, muramuzi w'umwanditsi, yanditse n'amakinamico, yanditse n'ibitabo. Oscar Wilde hari ibintu bigera kuri bine yavuze ngo ubundi umuhanzi wese atagombye kwitaho, ariko ni ikosa rikomeye cyane, kandi muraza kumva aho bihuriye n'ibyo tubamo. Cyambere yavuga ngo umuhanzi ntagomba gushaka recognition, ntagomba gushaka kumenyekana, ariko muri kino gihe ni opposite, ahubwo ubuhanzi ni uburyo bwo gushaka kubaka izina, sibyo? Cyakabiri yavugaga ngo aho niho yakoze ikosa rikomeye cyane kuri kiriya cyambere cyo wenda byaba byo ariko ntibyanashoboka. Aravuga ngo art should be anarchistic, ngo art ntabwo yagombye gukontororwa. Mujya mubona n'abanyamakuru benshi bashaka ngo bimere bityo, bati ntabwo art yagombye gukontororwa. Baramuhaje bati guverinoma yaba nziza ku ba artiste ni yihe? ngo umva ko yabivuze, babyanditse mu Cyongereza ngo the form of government that is most suitable to the artist is no government at all. Donc nukubaho ntawe gukontorora. Ariko ibyo ngibyo ibyo nyine no gushaka akajagari, kandi benshi bujya mubibona ko ariko abantu baba bashaka ngo nimutureke dukora akajagari, kuko niko kabereye umwartiste. Ngo jewe umuntu akaza akabyina yambaye ubusa, atari ko jewe nari muri art nagombaga kwiyegiziba nambaye ubusa, kandi numvaga ari byo bimbereye. Bakamubwira atari ko twebwe ntabwo turi bubikwemerera, ati bisha uburenganzira bw'umuhanzi. Ari igihe twigeze kujya mu nama twigaga, ari ikinyamakuru cyari cyatangiye kujya gitangaza mu Rwanda abakobwa bambaye ubusa, abantu baterwa ibintu ntabwo bikwiriye. Habona ariko iyo ushyizeho nk'iki ngiki nicyo ubugamije kwamamaza. So ibi ngibi rero nibyo ngibyo Oscar Wilde yavugaga, art for art's sake, ubundi wamureka akamamaza ibyo ashaka kubera ko ngo government nziza kuri ibyo niyo ngitagira gahunda. Hanyuma icya gatatu yavuze ngo art does not need to be ethical.
ngo ubundi iyo umuntu akora art ngo ntiyagombye kwita ku mico, nta nubwo agomba kugira moral stance, ngo afite position morale, ngo umwartiste nyine ubundi yagombye kuba free. Kandi mujya mubibona iyo ni tendance abantu benshi bagira. Nimuzitegereza mu bintu bya music production n'ibindi, ubona abantu bashaka ngo ibintu byose byemerwe, babyina uko bashaka, bambara uko bashaka, bizunguza uko bashaka. Kubera iki bishingiye kuri ibi bintu? Baravuga ati art igomba kugira freedom. Hanyuma cyakora ikintu yavuze cyanyuma cyo nanjye mbona kigoye, nuko yavuze ngo muri iyo system ngo n'umwartiste yagombye kwemera yuko art is not for income, ngo ntiyagombye kuba source y'ubucuruzi. Ariko muri kino gihe ibingibi unabivuze bagutera amabuye. Ariko ubundi art ahubwo twebwe twagombye kureba ngo tugiye gukora dute art yinjiza, icya kabiri ikaba ethical, icya gatatu ikagira gahunda kandi igaha umuntu izina. Kuko jewe ntabwo nemeranye na art for art's sake, cyane cyane nk'abize na literature y'abanyafrika n'abirabura cyane cyane muri Amerika nibo banje kubirwanya. Uwitwa Horsey yaravuze ngo art for art's sake, sinzi ni wari wibuka iyo sentence ye, ngo is deodorized dog shit. Ngo rwose art for art's sake bene iyo ngiyo akajagari n'ibindi, mbabarire nimbivuga mu Kinyarwanda, ngo ni nko gufata umwanda w'imbwa ukawutera parufe. Deodorized dog shit. So ibintu birimo akajagari bidafite umurongo, niho batangiye gukora icyo bita art for life. Art for life's sake. Iyo nindi kura muri literature no muri ntuza muzabona, muze kugenda mu bishakashake abize ibintu bya art muzabibona birimo. Ngira ngo cyane nabize muri university muri ibyo bintu bya literature, ibi ndimo kuvuga murabizi ko nanjye nabikuye muri note zanjye za kera, cyangwa mu byo nibuka kera mu byo twize. Iki rero noneho reka tubigarure hino ngaha, tugaruke kuri ya topic yacu. Twebwe muri context turimo, ndavuga noneho nk'umukristo, ariko mvuge nk'umunyarwanda. Number 1, nk'umukristo, nta mukristo numwe wemereye gukora art for art's sake. Ngo uvuge ngo jewe ngo nakwikorera ibyo nshatse, ngo nagenda uko nshatse, kubera ko number 1 imitation yacu muri art ni Imana. Buriya umukomuniketa wa mbere twigiraho ni Imana. Imana ibyo yakoze byose, number 1 yabikoresheje ijambo. Buriya muri media, the first media yabayeho no kurema kwisi. Imana yaritegerezaga ikareba, yarangiza ikavuga, ariko ikavuga ifite purpose, hakavamo ikintu. Ikongera ikitegereza ikavuga, hakavamo ikintu. Mwigana Imana nk'abana bakundwa. Utangire kwibaza ngo muri art yawe ibyo ukora byose wabikora ute ku buryo biba source of inspiration ku bandi, kuko iteka ryose Imana yo niko yakoraga. Icya kabiri, entertainment. Buriya hari ikintu abantu batazi, ngira ngo ubundi abantu baba muri media na art ni bamwe mu bantu bagora abapastori n'abandi uko bafata. Nigeze kwakira abahanzi babiri, umwe nta nubwo ari babiri gusa, ni batatu. Noneho tugorana ikiganiro, babipostinga kuri YouTube. Ariko ngeze ngo abantu bakamureza ati pastor usigaye uganira n'abantu babonetse bose. Ndavuga n'abantu babonetse bose, bari amwibwira ko ari abantu babonetse bose. Ngo uragenda ukicara na Amagi the Black, ngo afite imisatsi imeze kuri. Ahubwo ko imisatsi, what is the problem? Ko afite imisatsi imeze kuri nge si ikibazo. None se ntabwo si umuntu ntafite izina ntagaragara. Ariko abartist, aba bantu bari muri entertainment n'abandi bagora abapastori, kuko ntabwo bazi uko babafata. Ufata ute umuntu wa paintinze imisatsi uri pastori? Wenda baroraza kumbwira nka pastori wo muri ADPR, buriya baje nko gusengera iwawe bakaza bafite tattoo, bafite n'iriya misatsi, wabafata ute? Ngira ngo wabanza ukabogosha kugira ngo winjire mu rusengero, otherwise byaba ari ikibazo. Icyo nenda kubabwira, Imana yo buriya nayo iba muri entertainment. Kuko niba ari ahantu hari entertainment iri vigorous ni mu ijuru, iteka ryose nureba mu ijuru usasanga barimo kuririmba.
barimo no kubyina barimo no gucuranga. So entertainment niho turi buze kurwara kuri rya jambo ryitwa responsible entertainment, responsible art, responsible media. Kuko ubundi nta kosa na ritoya riri muri art, nta kosa na ritoya riri muri entertainment, nta kosa na ritoya riri muri media, kuko ni ibintu biri divinely originated, byavuye mu Mana. Umwantoteina wa mbere ni abamarayika, baracuranga baranaririmba. Ariko ikibazo kirimo twe tugomba kwibaza ni cya kindi cyo kuvuga ngo ese ibyo dukora bifite purpose ni iyihe? Ibyo uririmba, umuntu yigeze kumbaza arambwira ati se ko wakiriye Amagi the Black ati abaririmbyi bose wabakira? Ni kibazo nuko ndi selective mu ndirimbo numva. Buri impamvu ibyo mbivuze gutyo si ukwamamaza Amagi, kuko ari n'abandi njya numva. Ngewe iyo numvise umuririmbyi nkumva aririmba ibintu ntemera, nuzaririmba ukaririmba ubusambanyi, indirimbo zawe zose nzishyira muri puberi, sinshobora kuzumva. Kuko ngewe amatwi yanjye afite orientation, hari ibyo ntumva. Nasezeranye n'amaso yanjye ko hari ibyo ntareba. Niyo ngiye kuri YouTube nkabona wamamaza ngo abagiraga hari ibyo ntajya nde, kuko ntacyo binyungura, ntacyo bimariye, ntaho binjyana. Ati yawe igomba kugira purpose, kandi ukamenya ngo nibyo ngiye kurangirizaho. Number 1 point ya mbere nahereyeho iravuga ngo ati yawe igaragaza uriwe, kuko ibyuzuye umutima nibyo bigira bite, nibyo bisohoka hanze. So ujye witondera ati yawe, kuko irakudefininga, irakwerekana ibyo washyize hanze, indirimbo wasohoye, igihangano wasohoye, icyo cyaba ari cyo cyose kigaragaza uriwe, kinagaragaza uko utekereza. Niba rero ushaka kuzaramba muri uwo murongo, ugomba kubyitondera. Kubera iki? Hari ibintu Imana yavuze nuko abantu batajya babyitaho. Reka mbasome namwe mu magambo ajyanye n'ibyo by'ururimi. Mu Migani ibice 6 umurongo wa 14 cyangwa mpere kuri 12, umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi z'ibibi, ni ugendana umuntu ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze, umutima we uri mu bugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabibi biteranya. That's a very important point. Hari abantu basohora ibintu ukavuga ese ibi bintu arimo arabibiki. Ngira ngo twe turanabizi muri media yashenye u Rwanda. That's exactly the kind of akabibi biteranya. Nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungu. Hari ibintu ukora ukabuzi ngo bizagira consequence. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Ni ibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Ibintu Imana yanga. Kandi hari igihe ibintu ibingibi tubisoma abantu bakumva ari amagambo, ariko bya bintu nabwiraga bya history, bya media, hari igihe tuba muri media tukagira amakuru menshi ariko ntituyigireho. Muzarebe muri histoire nta muntu numwe wigeze abibi ibingibi ngo yisazire neza. Imigani 10:32 aravuga ngo umunwa w'umukiranutsi uzi ibishimwa, ariko akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi. So bigaragaza uriwe. Iyo utangiye kuvuga iby'ubugoryi baravuga ati ariko buri uriya muntu niko bimeze, ni ibyo ngibyo. Hanyuma icya kabiri, ati yawe purpose ishobora kubaka cyangwa igasenya. Mu Migani 16:27 Salomo yaranditse aravuga ngo imburakamaro igambirira ibibi, kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. So hari ururimi rwotsa, rutwika igihugu, rutwika umuryango, rutwika itorero, rutwika. Mbwo nshyizemo itorero kuko muri no minsi hari itorero rimwe, si ngombwa ko mvuga amazina ubwo abajya bakurikira kuri za YouTube wagira ngo abantu nta kindi bavuga.
karaze ubundi ko mbona murimo gutwika ariko naryo ni ijambo ryaje mu mvugo y'uno munsi ngo baratwika. Haze ururimi rutwika ko rusenya ko rutungura. So watch out, kubera ko ibyo dukora bishobora kuzana ibibi kuruta ko bizana ibyiza. Ni nabyo nanone uwo mugabo yongera aravuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza. Abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ngira ngo ni mwebwe cyane, ni twebwe daire ko nanjye ni muri sector y'abatungwa n'ururimi, ariko harimo n'abandi batungwa narwo, n'abavoka n'abacamanza. Burya abatunzwe n'ururimi turi benshi. Ngo ururimi rushobora kwica kandi rushobora no gukiza. Aho ni mu Migani 18:21. Hanyuma ndimo ndagana ku musozo. Ati yawe ishobora kuguha igikundiro cyangwa ikaguteranya n'abantu. Hari igenge mbona abantu bicaye bagatarama ku muntu. Gusesengura ibyo umuntu yakoze ntabwo ari icyaha, ariko kwinjira inyuma ugasubira n'inyuma ukavuga ngo uyu muntu ngo ko no kuva ari umwana niko yari ameze, noneho mugatarama pe. Biriya Imana iravuga ngo ibyo ngibyo urwo rurimi rwamamaza inkuru z'impuha cyangwa inkuru y'umuntu, in the long run narwo ruzagira ingaruka kandi kuri nyirarwo. Ahandi Salomo yaranditse ngo akarimi kabi gasebera gasaya. Biri mu migani, ariko sinshaka kubaha iyo migani yose, uretse ko no mu Kinyarwanda bibamo. Imigani 17:7 haravuga ngo imvugo itunganye ntiyizihira umupfapfa, ariko cyane cyane ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura. Umuntu uri noble of character, ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura. 21:6 akavuga ngo ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoka nk'umwuka, ababushaka baba bashaka urupfu. Hari igihe umuntu akurutiza urupfu, kuko reka muraza kumpingera umwebwe munabibamo kundusha. Ibyo nasomye mushobora kuba mubizi kurenza uko nabitekereza. So twakora dute rero? Ndangirize kuri aya magambo. Impamvu natoranire Salomo, buriya mu communicators babayeho muri Bibiliya, ba entertainers. Bibiliya tubwira ko Salomo yahimbye imigani 3,000, ngo ahimba indirimbo 1,000, ngo kandi akagira ubwenge mu bintu byose. Ariko arangije ngo yitegereza abantu, yitegereza n'imyitwarire yawo, yandika iyi wisdom maze gusoma. Kubera ko nubwo yabyanditse kera, ibinyamakuru bitaragwira, amaradiyo arataragwira, ariko ibyo yavuze dusubiye inyuma usanga ari byo. Tugomba kugira communication ifite purpose. Tugomba kugira communication ifite beneficial objectives ku bantu bose, inyungu z'abantu bose. Tugomba gukora ku buryo ibyo dukora byose wibaza ngo ariko ibi bintu ngiye gutangaza birungura nde muri twese, ari abazabyumva, ari n'uwo mvugaho, ari nanjye ubwanjye. Hari inyungu z'umwanya muto. Nibyo Salomo yanditse aravuga ati umuntu ugenda akabeshya, ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya ngo buyoka nk'umwuka. Babugeraho ariko buyoka nk'umwuka, ngo ababushaka baba bakurutiza urupfu. Hari igihe ukiri giturupfu kandi rukagusekera, amaherezo ukazisanga rwakurumye. Ndagira ngo rero ibi ngibi bitubere imbuzi, hanyuma dusubire mu kuyobora neza as a responsible influencer. Kuko nkuko natangiye mbivuga, leadership igomba kugira character. Leadership igomba kugaragara hanze, uburyo dufata ibintu ariyo bita attitude. Leadership igomba kugira professionalism, ikagira skills, kandi tukayikomeza ku buryo tudatejuzuka ngo tuvemo. Hanyuma icyanyuma, influencer responsible, tugomba kugira purpose, tukagira intego, kandi twarangiza tukitondera ingaruka z'ibyo tuvuga n'ibyo dukora,
kuri twebwe no ku bandi. Reka rero ngarukiriza ngaha ibindi ndaza kubisubiza mubajije ibibazo kuko nari nateguye ibintu byinshi ariko kubitondeka byangoye mbabwiza ukuri kuko hariho topic ujya gutereta ukavuga ari topic ikugoye kuza kubihuza ukabihuza nabo ubwira ugasanga biragoranye ariko ndizera ko ubwo buri muntu wese yivaniyemo ibye. Hasigaye tugiye kuganira mubaze ibibazo biraza no kunyorohera noneho gusubiza kugira ngo topic inyihuze n'ikiganiro. Murakoze. So mwakoze kuzanamo fighters from the media, arts and the entertainment sector. The more you recruit to fight, the better for the purpose of winning the war. The candidature. And so to you, wakoze kutuganiriza kuri your team. One word that keeps coming out is purpose. I think they have a purpose. So what do you want to add to the word purpose to make sure that you recognize a purpose, maybe which is not good, but I think they have a purpose. Nobody have a very YouTube. They have a purpose of accumulating views, maybe for income. So, but we may say that from an evil source. But they have in Mexico the purpose of generating that money. If they have others who have in Mexico to overthrow a constitutional government, they have a purpose. Sure. So what do you want to add to the word purpose to make sure that we take home a full message? Ahubwo ubigize neza. Thank you very much. Kuko buriya guhuza responsible influencer na leading well muri media niho byose bishingiye. Kuko leading well nkuko natangiye mbabwira, leadership definition imfata iravuga ngo leadership is exerting influence, kandi icyo nicyo media ikora inside the given group. Ya auditoire yose ufite uyifiteho influence, ariko aho bipfira ni kukanyuma kavuga ngo for common beneficial interest, inyungu twese duhuriyeho. Reka mfate urugero. Umuntu yigeze kumaza ikibazo, nari natanze topic kuri leadership, arambwira ati abantu borganize genocide ntabwo bari bafite leadership. Was it leadership? Yes. Was it good leadership? No. Kubera iki? Common beneficial interest aribo ntacyo bakuyemo, ari abaturage babishoyemo ntacyo bakuyemo. Donc bisha igihugu nabo barangije babihomberamo. And very often nibi nababwiraga hari yaho Salomo yanditse akavuga ati ariko mujye mwitondera ibintu bya quick gain ariko in the wrong way. Ushobora kugenda ukabeshyera abantu ukabona amafaranga, abantu bakaza bakakugurira, ukandika inkuru ukabeshyera abantu, ariko nyuma in the long run ntabwo uzabikiriramo. Believe it or not niko bigenda. Rero kiriya kintu cyitwa guhorana mu mutwe ngo ariko ibi bintu ndimo gukora inyungu rusange kuri aba bantu bose ziri hehe. Selfish leadership, selfish influence niyo mbona muri kino gihe dufiteho ikibazo. Abantu barakora ibintu ngo bunguke ariko ntabwo bakora ibintu ngo bungure. Ni nacyo twashakaga kuvuga. Urakora ibintu ngo wunguke ariko ntabwo ukora ibintu ngo wungure. Umuntu uri burebe izi nkuru zawe arunguka iki? Ekiro niho ikibazo kiri. Iriya purpose rero kuyihuza turayihuza na leadership, common beneficial interest, inyungu rusange. Kuyobora niyo mpamvu hariya no kuri influencer hariho ijambo responsible. Ni naho purpose yavuye. Ubundi kugira ngo ube responsible ugira ibintu bibiri. Ugomba gutekereza purpose, ukanatekereza na outcomes. Ukavuga ngo ibi bintu ndimo gukora ingaruka zabyo zizabizi, zizubaka cyangwa zizasenya. Niho Bibiri ivuga ngo ururimi rurasenya cyangwa rukubaka. So tugomba guhitamo urwo dukoresha. Murakoze. Ni Barore Cleophas, ingofero nyinshi, umupastori, umunyamakuru.
iyo duhuye ibi bintu tubiganiraho, ariko freedom kuzayumvikanaho ikibazo, ndetse usanga niyo twahuriye muri media fraternity hari abatekereza ko bari more free than others, ugasanga nabyo nyine aho naho n'andi mahane, ariko nta cyabatwaye. Hanyuma my contribution, nashimira abadutumiye, dufite ibisobanuro rimwe na rimwe public iri hano, ngira ngo tubahaye amakuru kandi bizadufasha, namwe mudufashe kureba uko twarushaho kubaka isekta yacu. Icya mbere turibaza ngo inkuru ni iki? Inkuru biraterwa na schools of thought abantu barerewemo. Twarerewe mu mashuri y'itangazamakuru avuga ngo inkuru ni uko umuntu yakwiruka ku mbwa akayiruma, naho imbwa yirutse ku muntu ikamuruma, si inkuru. Bigatuma rero iteka umunyamakuru ashakisha akantu kari unusual, akantu kadasanzwe mu bisanzwe. Niyo mpamvu n'aha ngaha twicaye yakwicara agatega amatwi, watanga urugero rw'ahantu bigeze kugira intege nke, ibindi byose mwavuze akajugunya agatahana ako ngako konyine. Ni rya shuri yigiyemo. Kimwe mu bisubizo isi ya none irimo kuzana ni no kongera kwigisha abanyamakuru ngo ariko na achievement ni inkuru. Twiro bari baratwigishe ko achievement nta nkuru ibamo. Kuvuga ngo batashye umuhanda watwe miliyari 6, so what? Bawutashye nyine ni inshingano zabo. Ariko uyu munsi uwiga mu ishuri ry'itangazamakuru rishya baramubwira ngo reba na impact izo miliyari 6 zagize ku bari batuye aho babaga muri Nyakatsi, abafundi bahakoze, abakapita, abaki, abubatse inzu z'amabati n'amategura. Ibyo rero byaterwaga n'amashuri twigiyemo. Harimo rero igisubizo cya positive journalism nacyo kirimo kugenda kiza, muzabibona. Dufite n'abanyamakuru beza barimo kubikora. Hari indi mpamvu ya kabiri ya chief popularity. Umwana ashaka kuvugaga ngo ahite yuzura ingobyi. Twebwe twageraga mu mwuga, ndibuka ko ngegera mu mwuga no kugira ngo nemererwe kujya kuri mikoro, nari imaze ibyumweru 3 mbamo aho ngaho nageze nyine muri Orenfo. Akabanza bakakwereka badutegereza igihugu, baratubwira tudusozi dusomwa gutya. Nabwo wajya muri studio ukagenda ugiye kwicara iruhande rw'umunyamakuru umenyereye kugira ngo wumve uko asoma. Ariko uyu munsi arafata umuntu araza ati inkuru yanjye mwayumvise, ati hahiye. Hari rero freedom, mu bwisanzure. Tugiye tukajya kubaza buri muntu ko kwisanzura icyo ari cyo, abatanze definition nziza aravuga ati kwisanzura ni nkuko nagera ahantu asanga batazihagazeho, yavugaga inyama. Uko isoko riteye, nyakubahwa Reverend, uko isoko riteye naryo riduteye ibibazo, kandi twebwe consumers ba content ya media ubanza ngo ari mwe musigaye, ari twe dusigaye twebwe babikonsoma, dutuma abanyamakuru naho baba barize baza bagakora ibusanye n'amahame bize. Igisubizo turimo gutekereza niki, ariko reka mvuge n'indi mpamvu ishobora gutuma mubona biriya bintu cyangwa tubibona. Dufite muri twe n'ibintu tujya twita ngo ni visa journalism, ibintu byo kwigira igihazi kugira ngo za ambasade zimwe na zimwe muri freedom fighter. Ibyo nabyo bijya bibaho, niba ari imyaka y'ubuto, niba ari iki, kubera ko iri sambre ko iyo hari umunyamakuru ugeze hanze avuga ati naripfuye kubera inkuru nanditse, bamwakira brazove. Ntabwo bifitiye ibimenyetso scientifique, ariko icyo nacyo kiri. Hanyuma rero turashobora kubiguha kuko yego. Musoza, hari ikintu cya ibisubizo twagiye dutekereza n'indi miryango y'abanyamakuru wenda bari hano baraza kubitanga, tumaze iminsi tubiganiraho. Hari ikintu cya media literacy, dufatanya na RGB, ARG, ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda, tugakora campaign zo kujya gusobanurira abantu n'imikorere ya media. Byonyine na community ntihunge abanyamakuru cyangwa ngo ibishishe, ariko n'abaturage tukababwira ngo muri iki gihe kera umuntu yicaraga nkanga avuga ngo ngiye kubivuga avoir passe et entron. No entron ntikibaho. Icyo dusigaye tukibwira abantu. Aya matelefone arafata
njya mbona n'ibintu ngo by'abantu bagiye nko gusengera ahantu ubundi bibiri bivuga ngo dufunge inzugi bajye kuri ukabona umusanzi wabo. Ubwo rero anturomo itakibaho, mbona kimwe mu bisubizo ni uko twamenya ngo media irahari, yaba y'abaprofesiyoneri yaba n'iy'abaturage, citizen journalism, ahubwo turajyana nabyo dute ko tutari buze gusubira tutafite ububasha bubihagarika. Hari abajya imbere ya kamera kumva ko Imana isohoje amasezerano, hari abajya batazi ingaruka bizagira, hari n'ababashiki bacu n'abarumuna bacu bari muri bya bindi mwavuze. Ngesigaye mvuga ngo ujye wibaza ngo umunsi uzaba ufite abuzukuru bakambaza ngo kaka uyu ni wowe kera, yego, bizatuma uyu munsi bitwara neza. Imana ibahumurije. exactly. Ariko bishimangiye icyo mwebwe nababwiraga, iteka ryose hari ahantu Mose yanditse aravuga ngo abantu iyo b'abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo. Bivuga ngo hari igihe ukora ibintu exactly nk'umwana bakazagura yose uyu nguyu ni wowe wavugaga ibi bintu. Nabyo bavugaga bya visa media rwose irahari cyane cyane ubwo hano mu Rwanda. Umuntu yigeze kunkoraho inkuru abeshya believe it or not, n'ubu ugiye gushakisha kuri ntuza wanayibona kuko ni kirika niba yarayikuyeho. Nihendaga kujya muri Amerika, araza afata amafoto yo ayaguguringa kuri prayer breakfast twari twakoze, akuramo inkuru. Arangije avuga ati uyu mugabo mureba umugore we yarangonze, ati njya mu bitaro ndarwara baza kunsengera. Uyu muntu ko abeshya, umugore wanjye ntatwara imodoka festival. Aho hantu avuga twari dutuye ntitwigeze tuhatura. Ndamwandikira nawe ngo ntari kurabeshya, ntugomba kuba wanyibeshyeho, ntabwo ari giye ngo kereka niba ufite abagore babiri ngo kuko umugore wangonze n'uwawe. Ngeze navuga n'uyu nguyu ndimo ndirukanga n'imbwa. So bibaho. Yari yarageze mu kindi gihugu hirya iyo ngiyo. So reka twikomereze twumve ikindi kibazo. Murakoze. Nitwa Nzeyimana Bakumana, ndi umunyamakuru. Ikibazo ngiye kukubaza ndakikubaza umubyeyi ariko byisumbuyeho ndakikubaza nk'umunyarwanda ariko ufite abana be mu rugo ubareberera mu rugo n'ibyo bakora. Imana ishimwe ko nariye nahaze, ndashimira n'abateguye iki gikorwa ko turanezerewe, ariko nanone turabashimira ko mwatekereje kuri media ndetse wenda na social media influencers bari hano. Buriya ibyo mwavuze turabyumva, ariko nk'umwana mu rugo nanone abakeneye kumenya uyu munsi ngaragara imbere yawe gute. Twebwe abari muri media, abari kuri social media zitandukanye, mwe nk'ababyeyi bacu nk'abanyarwanda mudukuriye mutubona gute? Niba mwadutumiye hari impamvu mwadutumiye, hari ibyo dukora wenda byiza cyangwa bibi, kubera ko buriya ntiwasangira n'umugambanyi, akenshi usangira n'umuntu wizeye cyangwa ushaka gukosoka cyangwa gukomeza agakora icyiza. Uyu munsi mutubona gute? Thank you. Jewe media n'abari muri business ya art na entertainment ubundi ndi positive. Kubera iki? Kubera ko ufate abantu bari hano uhagarara haya ku muryango akababaza imyaka yabo. Mwese muracyari muri age ifite future, sibyo? Ivuga ngo hari ibyo nshobora kuba nkora nabi cyangwa nkora neza, reka nisuzume niyungure nihinge rwose, ku buryo nababwiye ngo ubundi leadership igira formule yitwa case, character, attitude, skills and experience. Reka ntangirire hasi, nta utangira na experience zana n'igihe, nta nutangira na character nayo igenda ihinduka. Hari uburyo najyaga mvuga kera ngenda ngabanya uko ngenda mbona bijya hanze, hari ibintu by'ubushizi bw'isoni. Ndibuka kera najyaga mbwiriza nkatera abapastor umujinya cyane. Hari ingero najyaga nkoresha nkaba nzi ngo uru rugero nyuma maze kuba pastori nibwo numvise aho bitari correct. Ko hari igihe uvuga ikintu abantu icyo washaka kubabwira ntibacyumve, ahubwo bagakomereka utararangiza kuvuga n'ibyo uri buvuge nyuma ntibabyumve. Rero nibwira yuko kuba muri young, jewe mbabona positively abantu bakiri batoya bose niyo yabakora nabi sinjya mubona nabi, ndabona ibyo yose uyu nguyu nanjye nkiri muto hari amakosa nakoraga. Ahubwo ikibazo ni ukuba mutoya ukazakura ugasaza
ukiri rubyogo, aho niho haba ari ikibazo. Icyo nshaka kuvuga ni iki, hari abantu mbona bashaje badakuze, ukabona afite imyaka 64 nk'iyanjye, ariko wareba behavior ye ukabona uyu muntu kuki ari inconsequential, ntabona ko ibi bintu arimo gukora bitari bumwungure, ntabona ko ibi bintu arimo gukora bitari bwungure igihugu, ntabona ko ibi bintu arimo gukora ahubwo biri busenye, kuki atabitekerezaho. Rero muri media Barore yabivugaga, it's good ko musigaye mufite na forum yanyu yo muhuguranamo kugira ngo muvemo abantu bari free. Nanjye freedom ndayemera, ariko kugira freedom, ariko freedom burya igira boundaries, igira aho igarukira. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari liberté na libertinage biratandukanye. Hari freedom, hari n'akajagari. Je media ndayikunda ndanayemera, ahubwo mu cultivating your art of the positive. Kuko mwe muri mu Rwanda, mureke dufatanye, dutekereze neza, duhugura abanyarwanda, kandi n'abandi birukankanye imbwa rwose mubandike. Tunabo tubaganireho rwose, umuntu narya imbwa mu mwirukankane, namwe mu mwirukeho, hanyuma muduhe inkuru, hanyuma tuyisesengura, ariko atari ibintu byo kujyaho gusa umuntu agasigikira muri negative. Yitwa Sam Karenzi, ndi umunyamakuru. Nshimiye cyane abantu bateguye iki gikorwa kugira ngo basengere izi domaine by'umwihariko, kandi nabashimira ko bantumiye, kuko ndi umunyamakuru uyobora radiyo, bivuze ngo haraho na media, hanyuma nkanibanda muri siporo, bivuze ko haraho na siporo ndetse na entertainment nkaba bikurikirana bya hafi. Sinsubira mu byo abantu bavuze, cyane ko binumvikana kandi tunabyemera muri iyi domaine, muri izi domaine zose birahari koko hari bitagenda neza, ariko niba ari ugusenga koko dusengera igihugu by'umwihariko muri izi domaine, ndagira ngo tunakomora icyo dukome n'ingasire. Ahantu numva hakwiye no gushyirwa imbaraga mu masengesho cyane ni mu bayobozi Imana yaduhaye muri izi domaine. Nibo ba mbere bakwiye gusengerwa kurusha n'abakiteri babikora. Ndabiterwa nuko iyo urebye muri izi domaine ahandi mu bindi bihugu, usanga abazikora nk'uko babivugaga ari abantu bafite uko babayeho, bifashije, babikuramo koko inyungu, ukabona na influencer koko no mu buzima busanzwe nta zindi motivation zishobora kubatera imikorere mibi. Ku rugamba si byiza kurwana na aduyi umwima inzira ufunga ukora uruziga, ni byiza ko umurasa usiga inzira kugira ngo nabona umunesheje abone inzira anyuramo ahunga yiruke. Iyo urebye rero izi domaine muri iki gihugu usanga zarasigaye inyuma, niba abandi bageze Washington zo zikiri Kigali. Siporo, media, entertainment, usanga turi basagihobe, reka nkoreshe iyo mvugo, twasigaye inyuma cyane. Ndifuza rero ko mu gusenga twashyira imbaraga cyane ku bayobozi bafite izi domaine mu nshingano, kugira ngo bakreating environment ituma abantu bakora ibintu bikanabatunga. Ntibibe ngombwa ko njya kubwira ko Eric ni nutanga 100,000 ndavuga ibi, sibyo? Ahubwo mbe mfite uburyo nanjye nshobora kugeneratinga uburyo bwo kubaho kugira ngo nkore akazi kanjye nta yindi influence niba ibintera. Ni icyo gitekerezo cyanjye nifuza ko rwose abategura iki gikorwa mwashyira ingufu cyane mu gusengera n'abayobozi bacu Imana yaduhaye muri izo. Reka nongereho komantere ntoya, si n'ikibazo nsubiza kuko we n'icyifuzo utanze cyo gusengera, ariko buriya wanabivuze neza. Iyi ni domaine ikiri fresh muri kino gihugu, kuko kugeza muri 91 nta yindi media uretse kinyamateka y'abakatolike byari bishingiye kuri kiliziya na leta. Ngira ngo nibyo bintu bibiri byabagaho, ubwo abari muri media muraza kunkosora niba nibeshye. Ngira ngo ibinyamakuru byigenga byatangiye nyuma ya 91, sibyo ra? Ushobora kuba ntibeshye kuko ndumva ivyo nzi mbizi nyuma ya 91. Rero bikubwira ngo
buriya hagati ya 91 na 94 bwo dahere na 98 nkaho ibintu byinshi mu Rwanda kubera genocide yakorewe abatutsi n'intambara n'ibindi byahise bijya hasi. So bivuga ngo media yacu ntabwo iragira imyaka 30. Buriya ibintu byinshi byatangiye gusprouting out, byatangiye kuvumbuka nyuma y'imyaka y'umwaka w'ibihumbi 2000, ko nibwo twari dutangiye kongera gushyira ibirenge hasi, yewe na 2000 sinzi ko twari twakanabishyira no hasi, twari tukiri mu kantu k'akajagari n'intambara y'abacengezi yari ikirimo kugeza 2002. Dore bikubwira ngo ubu Rwanda uko tumeze muri domaine exactly nkuko wavugaga isa niyasigaye inyuma. Kubera iki niho igitangira, nta nubwo yasigaye inyuma ahubwo niho igitangira. Rero bivuga ngo ushaka kuzasurviving akagera kuri nihe long term vision, abanze yemera umuryankuna arye dukeya, kuko ibintu byose nta kintu kijya gitangirira hejuru uretse imvu. By the way, nta nubwo ari n'abanyamakuru mwenyine, ni indwara abanyarwanda barwaye. Abanyarwanda dushaka gukira vuba kandi twakoze buhoro. Niba mbeshya muzanshake mu kindi kiganiro mbaho ingero zifatika. Umunyarwanda aragenda akarangura Dubai, n'uwi Bugande yaranguye Dubai akaza akagurisha inshuro enye ibyo baguze bimwe, aho kugira ngo abantu bagurire uw'i Kigali bakajya kurangura i Kampala. Kubera iki twe dushaka gukira vuba. Muzabyitegereze biba muri mind yacu, muri mindset yacu. Niyo mpamvu uzanabona leta yirirwa urwana intambara ya ruswa. Jewe nicara i Kigali nkashaka ko abana banjye biga muri Amerika, kandi revenue yanjye ntabwo ishobora kumperimeta kwigisha umwana muri Amerika. Tuition y'uno mwana ni miliyoni 34 ku mwaka, kandi amafaranga mpembwa ntageraho, nzayakurayo ngo yigeyo, nzakora amanyanga. So ubona ako kantu katurimo simbizi, tuzakexamina mu yindi context. Abanyamakuru rero Karenzi nkuko wavugaga biroroshye cyane, abangaba bafite ibyo binyamakuru wibuke ko nabo bari muri iyo context. Arashaka ko radio ye nyine yunguka agakira vuba. Kandi umwe mu buryo bwo gukira vuba nuko nyine agabanya yukoresha kugira ngo abone uko umwana ajya kwiga muri Amerika. So iyo ni context Rwanda. Ikigira umumaro so kugera aho ujya vuba, ahubwo ni experience wiga muri rwa rugendo kugeza igihe ugera aho ugeze. Nkureba ugomba kuba ufite muri myaka mikeya muri 30 wenda n'itatu n'ine nkaho cyangwa ndetse munsi yayo, wagombye kubaruka ukavuga ngo igihe nzajya kungana na Rutayisire ku myaka 64 hari achievement nzaba naragezeho. Ukayidefininga, ukiha values, ukavuga ngo ngewe hari ibyo ntazakora, hari n'ibyo nzakora, kandi ukabigenderamo kandi bigakunda. Ubwo se niba ugiye gusaba uwo mu coach interview ni ngombwa ko musaba amafaranga? Biroroshye cyane, nshobora kuza nkagukurame amakuru nshaka, nkemera nkifunga nkarya ibijumba n'ibishyimbo cyangwa nkanywa igikoma, ariko nkaba nzi ngo ngiye kubaka izina kandi izina ryanjye rizantunga. Iryo ni naryo kosa twebwe kenshi dukora, tukagwa muri ya mitego Bibiliya yatubwiye, urashaka gukira vuba ariko urimo urasoma urupfu. Nitwa Patrick Uwineza, ndi umuyobozi wa kampani Kuyobora Entertainment yitwa Top 5 abafite na radio Musanze yitwa Energy. Nkaba nagira ngo nshimire abateguye iki gikorwa, hanyuma namwe mbashimire kuri presentation nziza mwaduhaye. Igitekerezo cyangwa inyunganizi nshyiraho nuko muri ino sector abadutumiye yaba muri entertainment, arts ndetse na media hari ikintu duhuriraho. Icyo duhuriraho ni ikintu cyitwa FEM. Mu kiganiro mwaduhaye kijyana na leadership nagira ngo muze kuyigarukaho. FEM uyu munsi abatureba, abo twe influencinga, yaba muri entertainment, yaba muri media, nyine cyambere bihita bizana kuri banyiri kubikora niyo FEM. Uyu munsi dufite generation z'abakiri bato bashaka FEM kugira ngo nyuma y'iyo FEM bashobore no kubona ubushobozi bw'abatunga bakorera amafaranga. Uko ushaka guhuza FEM
no kubona amafaranga n'icyo umuntu aza kumaza amafaranga, noneho na leadership ifite purpose twaganiriyeho hano, twagira ngo muze kubigarukaho, mutugire inama twebwe tubirimo, tunatwe tube twabiheraho dufasha abandi uburyo bamanaging izo firm. Kuko management ya firm ni kimwe mu bibazo bikomeye dufite n'umutwaro abantu bagenda nayo. Uvuze ikintu cyiza, uravuga ngo abantu bashaka kubanza kubaka fame kugira ngo babone amafaranga. That's the best way not to achieve fame. Ubundi ahubwo urabanza ukubaka biriya navuze, ukubaka character yawe, ukamenya ibyo urya n'ibyo utarya, ibyo ukora n'ibyo udakora, aho ujya n'aho utajya, ukubaka attitude yawe ku buryo uhora uri positive, warangiza ukubaka skills zawe muri domain yari yo yose. Kuko icyo gihe iyo ibyo ubikoze, over time amafaranga araza n'izina rikaza. Ntabwo izina ripfa kuza gusa. Abantu benshi bashaka izina, ntabwo izina ryubakwa nuko ufite amafaranga. Hari abantu benshi bafite amafaranga badafite izina. Umuntu ufite ikimodoka kinini, abantu bashobora kumumenya yuko ari umuntu ufite ikimodoka kinini, ariko ikizamuha fame, abantu bakamukunda, bakamwibonamo, nabo yatwaye muri icyo kimodoka, ni character ye. Sibyo? Rero abantu benshi babyibeshyaho bakavuga ngo buriya ngo mbanje nkamenyekana, ngo abantu bajya bampa amasoko, ntawe uzaguha isoko udafite skills. Uri murankurikira? Ntawe uzaguha isoko, yaguhaye isoko niryo yaguhaye ukaryica. Abantu benshi bapfira mu nzira, survival rate yabo, shelf life nk'uko bayita ikaba ngufi kubera iki? Nta character. By the way, ni n'ikibazo, ngewe nkunda gukurikira ibyo mukora muri media, ariko nkabikora nk'umuntu w'umwanalisi wa leadership. Hari abantu bagira urubuga rwitwa Akara ifumbwe, nari ndimo gukurikira ikiganiro bakoze ngo ku bantu ngo bagiye barya ruswa barondora abantu bafunzwe n'abandi. Ndabona ariko abantu wazajya afata abantu akabigisha akantu ka leadership gake gake. Buriya uzi ikintu cyica abantu nicyo wavuze. Umuntu ashaka kwakimiratinga amafaranga menshi kugira ngo agire fame, ariko nujya kwakimiratinga amafaranga menshi ushaka fame udafite character, azaguhitana. Urashaka kugwiza amafaranga, ugire gutya urya indonke, ugire gutya urya ruswa, ugire gutya ukora ibi bikore n'ibi, bya bindi bikuru winning. Rero waruvuze ngo management ya fame, reka ngubwire uko bayimanaging. Ikintu cya mbere kimanaginga fame ni character. Hari ibintu bine, sibyo, byica umuntu wese uzamutse. Icya mbere, kandi uze kugenda nshobora kubabwira nti nimara kubibabwira mureba abantu byahitanye hano mu Rwanda, even mufate media ziri recent. Ikintu cya mbere gihananura ibihangange bitangiye kuzamuka na amafaranga. Umwanditsi w'Umuroma yaravuze ngo auri sakara fames, inzara y'ubutunzi. Ngaho mugende mwandika munsi y'icyo ngicyo uvuge ngo kanaka uyu nicyo cyamuhitanye na kanaka uyu nicyo cyamuhitanye. Icya kabiri gihananura ibihangange muri fame, sex, igitsina. Icya gatatu fame kandi abantu bagwamo, arrogance and pride, kwiyemera, kwirata. Icya kane kudamarara, complacency, ukagira ahantu ukavuga ngo I have achieved. Burya iyo uhagaze gutya hejuru y'umusozi wawe urimo kuririmba ko you have achieved, indi misozi birimo gukura. Icyo gihe rwose muzabona abaririmbyi bamwe bacivinze, wajya kubashaka muri cercle ukabona yanyuze mu ijuru nkakibona umwe, ariko wa muntu yagiye hehe? Yinjoyinze fame, yibagirwa yuko life goes on. Neza isoko irakama n'abandi. By the way, ndangirize kuri iki, iyi area murimo ya art iragoye kuguma hejuru. Bisaba concentration, bisaba resilience, bisaba creativity nyinshi kugira ngo uzarambe
usazire muri art ukibikora. Christian Abayisenga ndi umuyobozi ushinzwe ibikorwa kuri Isibo TV, nkaba n'umunyamakuru wa Isibo na Radio Authentique. Ndashimira Rwanda Leaders Fellowship kuri gahunda nziza nk'iyo kuduhuza kugira ngo dusengere umusozi turiho. Hari n'umudayimoni rwose wapfuye, iyo nzahure na Anita Trend ubona hari gap mu itangazamakuru rya Gikristo n'itangazamakuru riri sekira. Umudayimoni yapfuye rwose, turabashimira. Aho mfite ikibazo nshaka kubaza mwaka. Shyira microphone yagarutse. Yego, murakoze. Mfite ikibazo nshaka kubaza, ndakibaza Rev Dr Antoine Rutayisire. Maze ko nawe ibiganiro nka bitatu. Aduha content nziza pe. Turamushimira no muri itangazamakuru dukunda muziko ari abayobozi tuba tuvuga ngo no muntu rwose aryoshya interview cyangwa ibiganiro. Turamukunda cyane. Aratwika. Abanyiganye baratwika. Turamushimira cyane. Kimwe rero nshaka kubaza, hari igihe abayobozi badushinja ngo itangazamakuru ryacu ngo nitwe turimo tuyobya abantu, turimo tuboreka. Ariko kuri ngewe ntabwo mbona abanyamakuru dufite uruhare runini mu koreka imbaga nyamwinshi. Kimwe ibikoresho by'itangazamakuru nk'uko mwabivuze tumaze kugera muri citizen journalism, aho buri muntu wese ari umunyamakuru, nawe ukaba ufite agakoresho kawe ugakamera. Ibikoresho byabaye byinshi, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, bya bintu muvuga nk'ubu ngubu, ibyo muvuga byose byo mu burengerazuba cyangwa ibihugu byo mu burengerazuba, nkeka ko atari twebwe twabizanye hano mu Rwanda, ni itangazamakuru ryo hanze. Ubu tubajije abayobozi baraha, yagenda yatubwira ko abana be benshi bareba amashene mpuzamahanga kuruta uko bareba itangazamakuru ryo mu Rwanda. Yewe rero ntabwo ariko mbibona. Ikindi nanone gihamya cyangwa gishyigikira ibyo ndimo mvuga, mwigeze kutubwira ko tugomba kuba abayobozi beza. Hari igihe ushobora kuba uri mureba buryo uzi ngo urimo urayobora abantu ugasanga bakase bigire nko ku ruhande, barimo barareba bimwe bitwiga. Nashimye ko nahuye n'abavandimwe, nahuye na Emma Claudine, nahuye na Sam Karenzi. 2017 nibwo nerukanaga nabo niga muri kaminuza, bambereye abatoza beza. 2017 nabaye nomine mu banyamakuru bakiri bato bazamuka neza. Bimwe atubwiye byo kugira purpose, fata umwanzuro ndabongiye mu itangazamakuru rya Gikristo. Ntabwo nari umunyamakuru kuko no mu myidagaduro icyo gihe naratingaga ikiganiro cy'imyidagaduro cyabyaye ibindi cyitwa Salusi Relax. Kuva icyo gihe nahise ngendamera nk'umuntu wibagiranye, mpura n'abantu bakambwise bacyakora itangazamakuru. Kugeza ubwo umwaka washize nafashe umwanzuro nongera kugaruka mu itangazamakuru risekira, ariko ntabwo nataye ndangagaciro, naje nk'umukristo n'ubundi nkora ibiganiro bya Gikristo. Rero kuri ngewe ikibazo ntabwo mbona ko ari itangazamakuru, mbona ahubwo ko ari aba consumers. None ndibaza aho ngaho twakora iki nk'abanyamakuru. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ndagishinja abayobozi go bitandukanye. Nagize umugisha wo kubona chairman Moses Ndahiro, nigeze guhura nawe rimwe turi mu nama n'umuyobozi wa Compassion, turangije dukorana ikiganiro gutyo na Reverend nawe tujya duhura kenshi cyane. Ariko iyo ugiye gutekereza nko kuba mwashyira amafaranga mu itangazamakuru yashyigikira, kuko nkeka ko ubunyamwuga bwo turabufite, ariko no kwibaza ngo mwe bidushyikira. Sam Karenzi atanze urugero, uzaba uri umunyamakuru ugenda ujye gutara inkuru ze bitunganye waburaye. Niyo mpamvu wenda ashobora kuzaka bya 100 coach Eric. Rero abayobozi nanone batandukanye bari abafite ibigo bikomeye bayobora, baramutse basapotinze kugira ngo tubone content cyangwa cya kiguzi bidusaba kugira ngo tubone content n'ibitangazamakuru bibeho, nkeka ko byadufasha. Reka nze kubisubiza ubutumwa bwo muratubwira ubutumwa mwaba ndakubwira ikindi gitekerezo ahubwo. Reka twumve uwo mudamu kuri iruhande, ndabona asa n'umuze ariko naje kuvuga izina rye kugira ngo aze kwivuga. Yes, ashimwe. Dufite ikibazo cy'uko abari mu matorero akenshi batujajinga. Ibyo ntabwo ndibuvuge ngo n'uyu cyangwa n'uyu cyangwa n'uyu cyangwa n'uyu. Ntekereza ko uburyo bwiza bwo gukosora umuntu haba no mu buzima busanzwe ni uko umwiyegereza. Rero ubatubwirire rwose, ndabizi ko uhura na benshi kugira ngo natwe batubone
nitujya tubasanga baje batwakira n'amaboko yombi, aho kugira ngo batujajinge uhera ku mudiyakoni akubwira nawe waje gusenga ukibaza jewe ndi satani ndi representative wa satani, you know. Rero icyo kintu gituma abantu benshi bari muri entertainment tutisanga mu nsengero zitandukanye, kuko iyo ugiyeyo bakujajinga. Murakoze. Ikibazo abajije ngenda kijyanisha cyane n'imyambarire ya urubyiruko rw'ubu, cyane cyane ku isi yabaye mu mudugudu, usanga abantu benshi bakompera ibintu bambara hirya no hino ku isi, bigatuma bamwe bagaragara nabi cyane cyane mu nsengero zacu tubamo. Ubushize kubera ko nkunda kubakurikira, nabonye ko nabyo mwabikomojeho cyane mu biganiro akenshi mukunda guha abakristo banyu, muvuga cyane cyane ku myambarire. Nabonye ikiganiro kuva ku bakobwa baherekeza abageni, nanjye ndashaka kuvuga ngo hari ukuntu musa nk'abahaye akato, ugasanga ntabwo bafite ubushake bwo kuza mu rusengero kenshi kubera ko baba bazi ko barebeka nabi. Nigeze njya mu gihugu kimwe atari mu Rwanda, atari muri Afurika, ninjya mu rusengero ku cyumweru kugira ngo ndebe uko bigenda. Hari no mu bakatolike mu by'ukuri bo burya nubwo bakunda kubitindaho cyane, nsanga abantu ukuntu baho bambaye njyenyine bambaye ibintu nshobora kuvuga ko umuntu yatinyuka kwambara, ahubwo abantu barandeba bakabona baravuga ko umuntu yabikabije cyane kuza mu rusengero, kuko njye nagiye nzi ko byanze kuza umuntu agomba kwambara neza ibintu byiza akaba yikwiye. No kuza hano nabanje gutekerezaho cyane, nkavuga ntabwo ari ikintu kigufi, ntambara so nabitekereje, ariko byanze bikuze bigaragara ko bikumira abantu. Iwacu mu cyaro ahantu mvuka muri ADPR, uje utigeze wowe wasaga utise igitambaro igihe maheruka, utise igitambaro mu mutwe, wavaga uri umuntu wakoze skandali mu rusengero. So nta buryo mwafasha apana kwigisha aba bantu koko bambara, kuko hari ibintu bambara nyine kubera umuco wacu ugasanga wakabijemo gakeya, ariko nta buryo twafasha n'abasanzwe mu rusengero ko bakwiye kuva kwakira ibintu bitanabareba cyane, kubera ko nemera ko hari abantu bambara ibyo bintu bafite umutima mwiza, bubaha Imana, bubaha abantu, bakora bafite bizima, kurusha uko twabaha akato cyane bora tubashinja ngo uriya mbese tukareka kujajinga abantu dushingiye ku myambarire yabo, ahubwo twavuga ngo uko baza kenshi wenda bizagira igihe nawe abone ko kamemo ashobora kugenza gutya. Murakoze. Ngira ngo Christian wavuze ko media ntabwo ari iyobya abantu, nanjye ndemeranya namwe, kuko burya n'abakonsumers barore yigeze kubivugaho, n'abakonsumers nabo burya bajya badictatinga media, kuko niba ugiye ahantu ugashinga restaurant hanyuma ukavuga ngo iyi restaurant yanjye muzajya murya bijumba n'ibishyimbo kandi bo bikundira umuceri n'isombe, restaurant yawe ntizabona abaguzi. So burya n'abakonsumers nabo, u Rwanda ni igihugu cy'abantu bakunda gushyushya inkuru, bameze nk'abatenayi bo muri Bibiliya, bakunda gushyushya inkuru. Ibyo biba mu muco w'Abanyarwanda, bashyushya inkuru, n'ibitabayeho barabivuga, akabwira ati numvise bavuga ko atamakuru tudafitiye gihamya, avuga ko amakuru udafitiye gihamya ntabwo bari amakuru, ziba ari impuha. Ariko Abanyarwanda barabikunda nyine, cyane cyane amakuru badafitiye gihamya. Icyo ngicyo ntabwo tuzabacira urubanza kubera ko abakonsumers bakunda kurya umuceri n'isombe, ahubwo kuko ushobora kuvuga ati ariko nimukomeza kurya umuceri n'isombe mushobora kuzarwara malnutrition, iga kubagaburira umuceri n'isombe ariko ubongerereho n'inyama, ndetse unava ari ugenda ubakurura bukeya ubereke ko n'ibirayi n'ibishyimbo bishobora kuryoha, kuko natwe ubundi media ni education, kandi in the long run uko ugenda wigisha abantu. Reka wenda mbivuge nk'uburyo bwo kwirata, kuko njya mbona ntanga ibiganiro kuri za YouTube nyinshi, ngira aba viewers udashobora kubara, kandi ntabwo hari ibintu bimwe ntajya njyamo. Niyo umuntu abizanye nawe ni unyemerere ibi ngibi sindi bubijyemo, kuko ntabwo abantu bose baza baje kurya imbwa, hari abaza baje kurya ibirika, kandi nabo ni benshi. We wanzo targeting abarya ibirika, abarya ibikeri n'imitubu n'ibindi bisimba byo mu migezi, ubu bihoreye bazaba babona feeders babo, ariko in the long run uko ugenda uhindura benshi abo bazagabanuka, cyangwa se niba nagumaho wowe uzaba ufite public yawe ikunda ibyo serve. By the way, niyo mpamvu
ubundi ahandi buri radio buri kinyamakuru kigira editorial line kikanagira na audience gitagetinga. Niba utagetinga urubyiruko, niba utagetinga abasaza n'abakecuru, uzasanga amaradiyo y'ahandi abafite target bakabwira ati twebwe radio yacu itagetinga abangaba, niyo mpamvu dukora dutya. Ngira ngo mu kinyamwuga byose nabibarusha murabindusha, ibyo nizemo byari bikeya, ariko nanjye hari utwo nibuka mu byo nize kera. So hanyuma ikindi cyo kubwira ngo abantu bafite ibigo, Christian ari ntabwo ari uko bikora. Wowe uguzije kwandika proposal, uzashake area ushaka ku develop, we identifying abantu ba supporting your area. Niba ari advocacy y'abaturage, niba ari iki, we developing, uje wandika proposal, hanyuma uzisubmitinge, urezinga amafaranga, ukora umurimo wawe. Twese ibyo byose niko dukora. Naho kuvuga ngo nango nzabwira Moses ngo ajya guha amafaranga kugira ngo ukore itangazamakuru, mu byo ashinzwe gufandinga ntibirimo. Kereka niba uzabukora itangazamakuru kubyo akora, aho ngaho bashobora kugufandinga. Ahubwo ko naga trick kandi mugomba kureba ni gute nakoresha igitangazamakuru cyanjye ku buryo nkura amafaranga muri bariya bafite ibyo bakora nkabihuza n'ibyabo. So reka noneho Pendo rwose kuzakubwirira bari mu matorero, yewe niyo nababwira gatanu. Uzanzabwira DPR ngo nimubona nitapenda aje afite amaherena ngo yafunze n'imisatsi ngo rwose ngo mujye mwumva ko nawe ari umwana w'Imana. Jewe kubwanye imyambaro umuntu yambara nta kimbwira. Icyo akora kugira ngo usubize nicyo Marie Louise yaravuze mbifatanye. Jewe abakobwa reka ngubwire icyatumye mbibasaba. Jewe ndi umupastori w'Abanyarwanda. Iyo umuntu aje yiyambariye ijipo isatu ikageza hano aho itako ritereye, agatera intambwe bitatu bya kane by'abaje gutaba ubukwe, bakambwira ati pastor abo bantu uzabaduhanire, ndabahana. Iyo ngiye gusezeranya, nkajya gusezeranya umukobwa, skendo ikamubaho. Iki ndagerageza kukivuga mu buryo buri polite kugira ngo kuko sinzi uko nabibabwira. Njya gutanga irya romarike, nagiye gusezeranya abageni sometime ago, umukobwa yaje yambaye utwo tuntu turi dekorote, iwacu dufata ukuboko kw'abakobwa n'umuhungu kabafatanya, ngo tumaze kumva ko kanaka na kanaka basezeranye kubana karamata, bakaba bambikanye impeta, bakaba bafatanye mu ntoki nk'uku nguku, nanjye mvuze yuko yari umugabo n'umugore. Namubashe gutyo ikanzira amanuka, hanyuma ndeba hirya ndamubwira ntitunganye. We must be decent. Izo freedom bavuga ntabwo freedom zose ari nziza. Nawe ugomba kwiyubahisha, sibyo? Kamwe mu tujye tugira aho tugarukira. Yego natwe ndabizi turakabya, ariko hariho n'abandi bakabya kuturusha muri other extreme. Ubwo rero rwose dukoma urusyo dukome n'ingasire. Icyakora Anita rwose kugira ngo ninjya muri retirement cyangwa se uzabitangiye uzashake ahantu kuri torero rya Anita Pendo, nzaza mbabere pastori, mujye muza mwadefurije mwimakiye, hanyuma turirimbe dusenge mbabwire Yesu, nimurangiza dukomeze. Nta rubanza agiye nzabacira. Hanyuma Yesu namara kujyamo akakubwira atari ko biri ubyihorere, ariko kuba DJ giye nta kibazo mbonamo. Na kwa kundi ujya wibyinira giye kwibira ni profession yawe. Urakora kuri televiziyo, ushinzwe kwantoteninga abantu, nta muntu usambanira kuri televiziyo, nta businzi uba wahakoze, nta byaha, biriya ni ubujene. Bayideho rwose nanjye nkubwire ko nkukunda cyane mu ba DJ, njya nakubona rimwe na rimwe. Turagushimye Mana yacu, niwe cyitekererezo cya communication, uremisi waravugaga ibintu bikaba, kandi no muri entertainment ntuburamo kuko mu ijuru tubona hariyo music nyinshi n'abamarayika washinzwe ndetse entertainment. Turasenga ahubwo ngo dufashe twebwe tuba abantu bakora entertainment not for the sake of it, dukora entertainment for change, kugira ngo abantu bidagadure koko, ariko twongeremo no guhindura imitekerereze yabo n'imyumvire yabo n'imikorere yabo. Na media yacu bari kwikora kandi n'imibereho nayizaza, uko dukora neza, uko dukora ibyiza, uko tugenda twunguka tujya imbere, ufasha ababirimo bose kugira ngo nabo bashobore kubona uko babaho, kuko nicyo kibatunze, kandi umugisha wawe ko byo bakora byose. Umve gusenga dusengera aha ngaha, dusengera igihugu cyacu muri areas zose, ushyiremo ikiganza cyawe,
iyi domaine ya media na art urabizi ko turacyari inyuma cyane, nta n'amashuri dufite ahagije yabyo. Art yo rwose turi inyuma n'ibindi, ariko turasenga ngo uko bigenda igihugu kigenda gitera imbere n'iyi domaine nayo itangire kuzamuka, uyu musozi nawo uwuzamure kandi ugire impact. Turasengera abakumenye barimo ubakoreshe kugira ngo babibe values nziza muri media, babe icyitegererezo kandi muhe biri imbere. Tuzanezezwe no kubona media yacu iri mu zikora neza kandi zungura abantu. Komeza ubane natwe, komeza utugirire neza, ko ni mu izina rya dusabye umwami wacu Yesu Kristo, amen. Munyemere rero jyewe ngende njye mu kazi. Mwakoze. Reka twongere Imana amashyi ku ijambo ryiza n'impanuro umushumba Antoine Rutayisire atugejejeho. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo twakire Dr Yusta Kayitesi, hari ijambo nawe ashaka kutugezaho. Ikaze Dr Yusta. Murakoze cyane. Umuntu ashobora kuvuga ngo Yesu ashimwe, Yesu akuzwe, Imana ishimwe. Moses atubwira ko bifuza gukora prayer breakfast kuri iyi sector. Numvishije ari igitekerezo cyiza cyane, kuko ni sector iba mu mirimo igihe kinini, amasaha menshi. N'igihe twari muri lockdown, abenshi muri mwe ntimwagiye muri lockdown. Lake yatangiye gukorera ibitaramo online. DJ Bisoso na Anita ntibigeze batuma kwa Friday flight harya. Baranatuburiraga ngo numanuka nabi uragusandare nkavoka. Ngira ngo muri uyu murimo ni ukwibuka ko gusandara nkavoka bishoboka. Tutifashe neza, tutawukoze neza, birashoboka ko either twasandara cyangwa tugasandaza abandi turimo gukorera. So ni ngombwa rero ko tubashimira. Turabashimira yuko muri abavuzi b'amacumu, niko ngira ngo mu itorero nyarwanda tubyita, muri abavuzi b'amacumu. Ahenshi tutagera muri aha tugerera. Iyo tubabaye mudufasha gutarama. Murumva uwo murimo atari igitangaza, ni umurimo mwiza cyane iyo utekereje neza ukawuha agaciro. Natekereje gushimira Rwanda Leaders Fellowship, buriya ni civil society. Twebwe ku bwacu muri manda y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere, amaboko yacu yagutse arahari hano. Hari media, hari civil society, hari government, ariko hari leadership muri rusange, kuko leadership na governance birajyana cyane. Umwigisha yatwigishije ibintu bikomeye cyane. Ubundi mu Rwanda dufite amahirwe akomeye cyane. Ugize amahirwe ukaba mu Kristo muri iki gihe, uri n'umunyarwanda, noneho ukagira n'amahirwe yo kugira inshingano zikugira umuyobozi ku rwego rwo ari rwo rwose, uba uri mu kintu kidafite contradiction. Ufashe ubupfura nyarwanda, natangaye ko muri Bibiliya y'Ikinyarwanda hariya Antoine yavuze amagambo nyirango y'ubugoryi, aho abanyarwanda bavuga ngo ibi ntibibereye imfura. Bibiliya mfite yo mu Cyongereza iravuga ngo it's not worthy for a ruler. Ni ukuvuga umuntu akwiriye kuba wumvishije ko uri umuyobozi, ukwiriye kubihuza n'ubupfura muri rusange, kuko kuyobora biba bikwiriye kubanzirizwa n'ubupfura. Laki yabajije ngo tubabona dute? Tubabona ko muri abagaciro, ngira ngo nicyo gituma turaha. Tubabona nk'abayobozi, tubabona nka influencers. Ngira ngo na theme y'uyu munsi ni kwivuza. Ahubwo ngira ngo ikibazo gikomeye mwibona mute? Kuko uko muri niko mutwiha. Nta utanga icyo adafite. Mbere yuko tubabona mwebwe muraduhande, murashaka ko tubamenya nk'abandi, murashaka kutugiraho iyihe influence. Abantu bavuze kuri fame. Fame ubundi definition yayo ni umuntu wagize notable achievement. Kuvuga izina ryawe kenshi ntago bikugira famous. Iyo tugize ibyago tukarwara indwara y'ibisazi, indwara yo mu mutwe, muzarebe niba nta ushunge, niba hari umuntu ugira abamukurikira benshi
kurusha umuntu wataye umutwe wasaze. Either baragukurikira kubera ko bagushungera, cyangwa kubera ko bashaka kukurinda abandi, cyangwa ko abandi bakubonyemo something to observe. So nabyo ntitukabyitiranye, ntitukitiranye kuba abantu benshi badukurikiye ubwabyo ko bitugira famous. That is just a number. Ikirenga uwo mubare ni icyo badukuyeho, ni icyo batuvugaho. Urinde. Hari filime imwe yitwa ngira ngo na American President, umukobwa yari kumwe umudamu yari kumwe na president, noneho bamwerekana striking, bamuvugaho ibintu bibi, aravuga ngo my father had that. Wa president aramubwira ngo don't worry, he turned a deaf ear. Umugore arahindukira aramubwira ngo my father doesn't have a deaf ear. Akenshi dukora ibintu twibeshya ko abantu batabyumvise, ariko ujye wiyumva. Iyo wiyumvishije ukavuga uti uyu yarige, nimpura na njye uyu, am I going to be proud of me? Is this who I want to define myself about? His Excellency yaravuze ngo tujye twiganiriza mbere yuko utubwira wowe urashaka kwiyumva. Realistically, before you entertain us, are you entertaining yourself? Biravuna cyane iyo mushaka kutu entertaining mutarimo kwinjoying entertainment murimo. And sometimes you do it. You force us to enjoy you when you're not enjoying yourselves. If you enjoy yourselves, you bring us a positive vibe. Natwe turaryoherwa tukabakurikira. Ariko mwebwe mudukurikira mutikurikira mukumva birashoboka. Natwe abayobozi niyo defo tugira. Dushaka kuyobora abandi tutiyobora. Kandi principle ya mbere yo kuyobora ni ukwiyobora, noneho ibyo wiyoboraho abandi bakabikunda bakabikurikira. So uyu munsi rero navuze ko nshaka gushima. Hari ikintu cyiza navuze cyo kuba mu Rwanda. U Rwanda rwamaze kudefininga umunyarwanda rwifuza. Kuba Kristo bari hano, Kristo yamaze kudefininga umukristo yifuza, naho azamujyana harazwe. Iyo ufashe u Rwanda, tuzi umunyarwanda ufite agaciro dushaka kubaka. Tuzi uwo dushaka muri 2024, tuzi uwo dushaka muri 2035, tuzi uwo dushaka muri 2050. Kiza abantu benshi muri iki cyumba bazaba bakiriho. Tuzi uwo dushaka. Wowe urimo gukora iki kimwubaka, cyangwa urakora iki kimusenya? Nkeka ko ari byo by'ingenzi. Hanyuma ikintu cyavuze ku mikoro, ntabwo ubukene bugira definition, ariko ngira ngo ubukire ntibuyigira. Kuko kubura basic needs byo ntibiri acceptable. Umuntu kuba adashobora kubaho ntibikwiye. Gukoresha umuntu utamuha agaciro ntibikwiye. Gutuma adashobora kugira icyo yikorera ntibikwiye. Ariko value y'ibyo dukora, ngira ngo nibyo Rev Antoine yavugaga. Value y'ibyo dukora biterwa na skills na character. Kutubaka skills bigiye kutuzonga. Hano muri sector ya entertainment, muri sector ya media, mu cyumweru kimwe turaba dufite cyogama. Nubwo cyagame itari ku Rwanda, iri mu Rwanda. Mwibaze muri sectors murimo uko mwipositioninze kuri ayo mahirwe. Ngewe mwe muri platform dushinzwe ya civil society yitwa People's Forum, ba moderators hafi bose n'abanyamakuru. Ariko munshakire abanyamakuru beza bashobora kumoderatinga kuri level ya cyogama. Mu cyongereza kitari icyo mu Bwongereza ariko gifatika. Muri iyi sector yacu, ubu icyongereza gikomeye kuri urwo rwego koko? I am just simply asking, is really English that hard that we cannot profile ourselves to that level? Kuko ibyo bibazo iyo tutabyibajije, cyogama izarangira muvuga ngo mwabibonye ngo bazanye Rubadiri. Nuwo muri Kenya si mugenzi wanyu. Mwabibonye bazanye so. Murumva ko muzi mutamuzi, icyo nicyo kibazo gikomeye. Mwabibonye ko byagenze uko. What price are you putting yourself on? Niba ushaka kugurisha uragurisha ute?
urashaka kugurwa nande. Ngira ngo ni byiza cyane ko twiha value, twiha skills. Values zigira ibizidefining. Nushaka popularity kandi nayo cheap, kuko popularity is okay, but if you make it cheap, it will be cheap. Nushaka cheap popularity, it will not give you fame, it will not give you a name that is sustainable. Tubyita ukundi ariko uko niko kuri. Izina riri sustainable rirahenda, risaba character, risaba skills, risaba kuba utari uyu munsi uri nejo mundi. Ibyo byo ni ingenzi. So iki kiganiro rero gituma ari ngombwa kandi kitureba, tujye tureba amahirwe yaducitse, dutagetinge ko atazaducika, kuko nta nubwo mukwiriye kugira relevance muri cyo gamaru kuri mu Rwanda. U Rwanda rutujyana muri Commonwealth, rwashaka ko ayo mahirwe exploiting aho ari hose, ariko isoko rishobora kutugura ari ry'u Rwanda gusa, nabyo muzatangire kumenya ko duciriritse. Noneho twe kuba journalist ba visa gusa, ahubwo tube journalist bakenerwa. Wowe urabeshya ngo ubone visa, undi bakamuha visa akayanga kuko adafite umwanya. Ugira ngo se visa na passport baraziguha, na passport ugira value bakayiguha utari mwene gihugu. Noneho wowe ugaharanira kubeshyera igihugu ukunda kugira ngo ubone visa ya one route. Ariko ibyo turabikora, abayobozi n'abandi bose barabikora. So nifuje gusoza mvuga ngo Antoine yavuze ko turi bato, ariko guta nta ubuto nicyo kintu kidatinda. Ubundi ubuto ni imyaka, ariko icyo ushyira muri iyo myaka n'imbaraga ufite kiguhesha agaciro. Nta byago nko kuzaba mukuru. Ubundi baravuga ngo gukura n'ubwenge, ariko nta byago nko kuzaba mukuru udafite ubwenge, kuko ubwenge ntibuzana n'imvi, buzana na investment muri skills wagize igihe wari ufite imbaraga ushobora kubushaka. Iyi sector rero ifite amahirwe. The entertainment sector is the most followed. Uyu mwuga ni umwuga mwiza, ntabwo nzi amafaranga yaho aho aturuka, ariko ba nyirawo nibo bagomba gutuma tubagura neza. Uko tubagura bishingiye kuri character zanyu, kuri skills zanyu, kuri products zanyu. Je kambwira abo muri industry ya entertainment, ariko mumbabarire ni perception yanjye. Icyama abantu bo muri entertainment mugakomeza mukaduha amazina yanyu tukayamenya. Sinzi igituma iyo mutangiye kuba famous wa mugani mureka amazina yanyu mukatubwira yabo dusanzwe tuzi ahandi. Brand Rwanda tuzayibura. I want brand you. Abastari bitwa amazina yanyu turabashaka nabo. Abantu muzababwire ko it's okay to build your name and your name takes stage. Naho hazaba harabayeho umuryango tutavukamo, duteze imbere wacu ntuzazamuke. Wenda muri business yanyu hari icyo bivuze, ariko mujye mutwibutsa yanyu kenshi kugira ngo namwe tuzabamenye, muzasiga inkuru tuzamenya abo mwaribo. Umwana wanjye niyumva izina ryawe akumva ni ry'umunyamerika, azamenye ko nubwo wakoraga music isa nk'iy'umunyamerika utari wa munyamerika. Kuko otherwise niko to shaping a mindset zo kubwira abantu ngo I can't be good enough when I'm used to. I have to be called Bonita. Bonita is so good in many things, but this world has been blessed to have Yusta. I must live the blessing that I am. Ndifuza ko mwese mwibuka ko iki gihugu cyagize amahirwe yo kubagira. Muri umugisha ukomeye cyane kuba muriho, ariko muzasiga muri bande. Tuzabibukira kuki? Umunsi tuzahagarara ha hantu cyangwa bazahagarara ha hantu hahera hejuru kumva, urifuza ko bazakwandikaho iki? Wifuza ko kumva yawe bazavuga ko warinde? Wifuza ko abana bawe bazibuka ko wavugaga iki? Kandi kiza nimwe abantu basiga ibimenyetso. Nsoreza iyo character bajya babwira, Bibiliya iravuga ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Mwebwe muri n'inzandiko zivuga n'abatazi kuzoma barazumva.
muragira ngo tubasoromeho iki? Uru Rwanda amacumu yarwo muyavuga muti? Muri 2050 muri iyi sector tuzibuka nde? Tujya tugira igihembo dutanga muri Development Journalism Awards cy'umuntu wabaye umunyamwuga kurusha abandi. Niba hari igihembo kigoye gutanga nicyo. Ubu nyine akenshi ni byiza kugiha abatakiriho kuko baba baragize stability up to the end. Ariko muduhe bene abo benshi. Ntitwifuza kuzabahemba mwapfuye, ariko muduhe n'ishema ryo kuzabibuka muri mutakiriho cyangwa kuzibuka abazaba bahari mutakiriho. Ndabashimiye cyane. Turi abafatanyabikorwa. U Rwanda rwahisemo imiyoborere y'ubufatanyabikorwa. We have chosen our togetherness. Umunyembaraga n'umunyentege nke muri twe afite akamaro. Iyo dufashanyije ariko buri umwe yahagaze mu mwanya w'uko bikwiye, iki gihugu kirahiriwe. Imana ibagirire neza, murakoze cyane. Uwiteka mwami, we Mana ikomeye, Mana isumba byose, Mana yera, Mana yaremye ijuru n'isi, mwami tuje nk'ubwoko bwawe, tuje nk'abana bawe, tuje ku rwego rw'igihugu, tuje nk'ubuyobozi bw'igihugu mwami. Turagushimye kubw'aya materaniro twagize mwami, turagushimye kubw'umwuka wawe wera wabanye natwe mwami, turaguhaye icyubahiro mwami. Tuje nka sector mwami ihagarariye arts, media, entertainment and sports mwami. Turagushimye yuko watwigishije ijambo ryawe mwami, watwigisha uko tugomba kwitwara mwami, kugira ngo twunguke ndetse twungure n'abatwumva n'abasoma ibyacu mwami. Uwiteka papa, tuje imbere yawe turagusabye ubwenge kugira ngo twubahirize tunashyire mu bikorwa ibikwiriye mwami, kugira ngo tubashe kubaka iki gihugu waduhaye, nk'Imana mwami. Ijambo ryawe riravuga ngo muri Zaburi 33:12 guhahirwa ishyanga rigufite nk'Imana mwami. Turagushimye ko n'igihugu cyacu kigufite nk'Imana mwami, nk'uko ubuyobozi bwacu bibidukangurira butwibutsa butubwira mwami. Turagutuye uyu musozi mwami, this sphere of influence mwami Imana. Turasabye ngo utange mwami the character that is needed mwami, the skills mwami Imana, the attitude mwami, and we need the experience mwami ishingiye ku ijambo ryawe. Dusengeye the art sphere mwami. Mwami turabizi yuko iri followed ikunzwe mwami. Turabasabye ngo ube creativity yo gukora ibyubaka, dore urubyiruko rurimo ari rwinshi mwami, ruranakurikirana ari rwinshi mwami, kugira ngo twubakwe natwe ndetse twubake mwami, kuko tuzabibazwa. At one time we will be accountable before you. In the name of Jesus, we also pray for the sports sector ngo nayo uyikomeze, uduteze imbere mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga mwami. Mu myaka izarenga mwami hazabe legacy izasigara mwami, legacy ihindura emotions z'abanyarwanda, ihindura imyumvire, imikorere, imitekerereze y'abanyarwanda, muri byose bigamije iterambere ry'igihugu waduhaye. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Dusabiye abera bose bari hano umugisha no guhindurwa kubw'ijambo ryawe. Urakoze papa, amen.